ngo iyo usomye Bibiliya uraguka. Muri Bibiliya ubu tuvugana ntago ngewe yegeze ishyiraho ko batazanuka, wibinkuriraho rero. Ntago yegeze inshyiraho ko ngewe gafaranga batazanuka. Ngewe Bibiliya ubwayo yanditswe n'Imana, ubwayo yahumekiwemo n'abantu, Imana yahumekeye mu bantu b'abanyabwenge bakayandika. Ntiyegeze inkuriraho umunsi wo gutuka, ntiyegeze inkuriraho n'umunsi wo gusenga. Rero rwose wihungabana uvuga ngo kugira ngo bidefande batanuka, kuko abo ngabo cyambere cyo batandutse ntago babujuje icyanditswe. Ubu gafaranga mbaye kubera yuko ari ibyaba. Yego niyo mpamvu buriya kugira ngo ubuzima bwawe bwuzure habaho gukaraba, habaho kwiborosa, kandi ntabwo ukaraba isuku ukaraba umwanda. Burya nta muntu ujya muri toilette agiye gutaha isuku ataye umwanda, ariko buryo uzareba umuntu byananiye guta umwanda bajya kumuvuza. Kaho twigarukira ku ya business. Uretse gato kuki bavuza umuntu watagiye guta umwanda, kuki batavuza ati umuntu yabaye umusirimu ntabwo ari guta umwanda, ahubwo bakabona mu burwayi. Bivuga ngo n'ubuzima bwa gafaranga rero bugomba kubamo kubonamo abamutuka n'abatamutuka kugira ngo bwuzure.